ahubwo uzamubwira iby'ubwami bw'ijuru. Mu kumubwira iby'ubwami bw'ijuru we niyumva uko bigenda bikagera ku mutima, bizamukundisha kumenya ngo se ubwo bwami bw'ijuru cyangwa se ayo makuru y'ijuru ariho ntayariho, ari hehe nimba ariho. Yesu ashimwe. Haleluya. Mbere byose Imana ibereye icyubahiro, kandi ndashimira n'abayobozi bampaye uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Munezero Daniel, nabatijwe muri itorero rya Gosheni Divine Bible Church. Nabyo ni iby'agaciro kuko uyu munsi iyo nza kuba ntarabamenye cyangwa Imana ikaba itarabishyizeho, nari kuba ndi muri abo ngabo birirwa bazenguruka hose. Rero ikintu uyu munsi nifuje kubabwira ni ikintu njya nibazaho nabuze igisubizo, ariko uko turi hano hamwe n'Imana iradufasha. Ndaza kumeraho mpuza ibihe bibiri. Ndashaka tuze kwifashisha igihe cya hano mu isi dufite n'iby'Imana ateye ukuntu mu isi hari ibyo dusabwa, noneho mu Mana nabwo hari ibindi dusabwa, ariko ugasanga ibya hano mu isi bimwe turabibona ariko iby'Imana ntitubibona. Noneho njye nkibaza ngo kubera iki iby'Imana tutabibona kandi dusenga twitwa ko turi abantu b'Imana, kubera iki byo tutabihabwa? Ibintu bitatu bituma ubukristo busubira inyuma. Icya mbere ni ukubura ubumenyi, noneho kabiri ni ukuvuga ngo twe abakristo nta mwanya dufite, gatatu twe abakristo dufite ubwoba. Ibyo bintu bitatu. Mpereye kuri iki ngiki kivuga ngo abakristo dufite ikibazo cyo kubura ubumenyi. Urugero, usanga iyo twinjiye muri inzu y'Imana turaza tugasenga tugataha tukumva nyine twuzuye umwuka wera muri twebwe, ariko iyo tumaze gusohoka amarembo y'urusengero twambara indi shusho. Kandi mu by'ukuri Yesu Kristo icyo yasize, ngira ngo hano iyo dusomye ibitabo dusanga ko hari intumwa yari afite. Izo ntumwa ntabwo zigihari. None uyu munsi intumwa ni bande? Intumwa ni jyewe, ni wowe, ni bariya, cyangwa nabo ngabo bagiye? Rero nge uko njya ntekereza ko intumwa ni twebwe. Uyu munsi nimba dusenga nibyo pe, hari abandi bantu tuvuga ko badasenga, tuvuga ko tubarusha gusenga, mbese ugasanga hari ukundi kuntu twe tubafata. None uyu munsi nimba Yesu Kristo yarabaye muri twe akaza kugenda mbere yuko tubana nawe, n'abo yabanye nabo bakaza kugenda, hakasigara ijambo rivuga ngo mugende mumenyeshe umucyo uri muri jye. Ni bande yabwiraga? Ab'icyo gihe baragiye, natwe uyu munsi turabibwirwa. Rero ndatekereza ko uyu munsi ari twe tugenda tukamenyesha umucyo wa Kristo uri muri we, twumenyesha abantu. Rero ikintu nifuza kuri twebwe tukibona wa mwanya wo kuba twaza hano, ndifuza ko mu gihe tuvuye hano twijya kujoyinga abantu mu biganiro bafite, kuko akenshi usanga nkanjye nimba ngiye nka urugero mbana n'abantu basenga muri Isilamu, nanjye nayisengeyemo. Noneho abantu basenga muri Isilamu kugenda kubabwira ibya Yesu Kristo ntabwo babyumva, kuko bo bemera Muhamadi, nyine bafite ukuntu imyizerere yabo. Ariko se mu by'ukuri nimba nsanze barimo bavuga ibintu bitandukiriye, nanjye ntandukire, ntabwo nkwiriye kuvuga Yesu Kristo nemera? Ese nimba Yesu Kristo avuga ngo ab'isi nibabanga muzamenye ko mutari ab'isi, ahubwo muri abo natoranyije mu b'isi. Amen. Twe turi abo yatoranyije mu b'isi. Niyo mpamvu rero uzasanga n'ujya kubivuga rimwe na rimwe hari uzabyumva undi ntabyumva. Kuri iyo ngingo nagira ngo mbere yuko ninjiramo cyane, umusomyi adusomere Abakorinto ba mbere 13, adusomere kugera kuri 4. Mu by'ukuri haragarukamo ijambo urukundo. Hakaba hari n'ahandi nasomye hambaza ngo nuramuka ukunze ugukunda uzashima iki? Uyu munsi nimba twe dusengera hano muri Gosheni ari twe twirebyeho tukarebana, ese wa muntu utaramenya Imana, wa wundi tubona ko abarwa muri za ntama zazimiye, we azagarurwa nande? Ni iki kizatuma aza gusenga? Bivuga ngo rero ku kibazo cya mbere nari ndiho nibaza cyo kubura ubumenyi. Kubura
bumenyi nari ndimo mvuga, uyu munsi usanga umukristo ashobora kuba yicaranye n'uwo muntu twakwita, reka tumwite umupagani kugira ngo byorohe, yicaranye n'umupagani, mu by'ukuri bakaba bamara iminota 10-15, ariko akaba nta kintu ashobora kumubwira cyamwensipira cyangwa ngo kimuzane byibuza aze no kureba ahantu asengera. Kubera iki? Kwa kubura ubumenyi. Ariko mu by'ukuri uyu munsi nituba dufite ubumenyi, uzicarana n'umuntu wa wundi ujya ubona wenda buri munsi ukabona ko atajya gusenga, noneho wowe icyo uzakora ni iki? Uzamuhereza amakuru ukura ku mwami wawe wemera, noneho ayo makuru yo aba ari yamukururira kuza aho usengera. We ntuzamubwire ngo ngwino tujye gusenga, ahubwo uzamubwira iby'ubwami bw'ijuru. Mu kumubwira iby'ubwami bw'ijuru, we niyumva ko bigenda bikagera ku mutima, bizamukundisha kumenya ngo se ubwo bwami bw'ijuru cyangwa se ayo makuru y'ijuru ariho ntayariho, ari hehe nimba ariho, bitume yaza nawe asange bene se. Kuko ndibuka ko Yesu bigeze kumubwira ngo bene so baragushaka, ngo bari bahagaze hanze na mama we n'abandi, avuga ati nta bene data bandi mfite atari mwe turi kumwe hano. Yesu atugire neza. Bivuga ngo uyu munsi rero mwene so ntabwo ari uwo munsi bere rimwe, kuko Bibiliya ivuga ko ngo ntimukite so kariso, kuko ninjye so, ninjye data wa mwiza. Nyine bivuga ngo kuri data papa ni mukuru wanjye. Urumva kano kanya ku kibazo cyo kubura ubumenyi cyo navuga ngo abayobozi bacu bo bagomba kudufasha cyane cyane, kuko ntabwo nigeze niga Bibiliya, ni ugusoma nk'uko nsoma nyine naciye mu ishuri ndigamenya gusoma, ariko nta hantu nigeze niga ibya Bibiliya. Rero abayobozi bacu mu bintu bagomba kudufasha no kuduha ubumenyi birimo, kuko uyu munsi kugira ngo uze gusenga, hari umuntu ushobora gusanga amaze nk'imyaka 12 asenga. Wenda ngewe nabibayemo ndi umwana bamwe tugiye gusenga, nza kubivamo nigera mu mayoga n'itabi n'ibimogi byose naranyoye, Yesu aza kungira neza. Ariko aho mbiziyemo ushobora gusanga hari uwabigiyemo nkivuka, n'uyu munsi akaba arimo asenga, ariko akaba atabasha kuganiriza umuntu umwe ngo amujyane mu rusengero, cyangwa se amukure mu mico mibi yari arimo amuzane mu yindi mico mizima y'abana b'Imana. Kuri kabiri, abakristo nta mwanya dufite. Ese impamvu tuvuga ko nta mwanya dufite ni iyi? Urugero, turasenga tugasaba Imana duhibi, ariko icyo ngira ngo mbibutse umuntu ufite amasezerano, we afite n'uburambe, kuko Imana ntabwo yagusezeranya ikintu ngo ntukibone uyu munsi ngo utabaruke ejo kandi utarakibona. Ntabwo yivuga, Imana ntabwo igira inama zivuguruzanya. Oya, uyu munsi rero ku bakristo ukuntu tudafite umwanya, usanga uyu munsi dusenga tukabwiriza n'ibindi byose bijyanye n'ivugabutumwa, ariko umwanya tuvuga tudafite ni uwo gusengera abandi bantu. Dusengera ibibazo byacu, ibyingo zacu, famiye zacu, ndetse wenda tukavuga n'abantu turi kumwe mu nsengero, ariko se nyirizina nibyo Imana idushaka? Njye ku bwanjye mu ntekerezo zanjye numva ko hari ikindi kintu twagakoze kirenze icyo. Nimba ugiye guterura isengesho, hari indirimbo ijya ivuga ngo mwana wanjye ngo nubona isi gukomeye amashyi ujye wibuka bya bihe wabayeho nta n'umwe ukuzi, ngo kandi nubona ubuzima bwawe bugenda neza ujye uhindura isengesho usengera abakiri mu mihana yandagaye. Mu by'ukuri uyu munsi ndatekereza ko ubwo Imana ikiduha imbaraga ikaduha kuba twaza tugateranira hano uko turi benshi, ariko ndifuza ko twanaba benshi kurushaho. Ariko mu by'ukuri twe turi hano dufite imbaraga n'ubushobozi bwo gushaka abandi bantu, ntawe dukuruye ineza twakurujwe, tukaba rero natwe dukuruza abandi bantu. Ariyo mpamvu twatangiranye n'aha ngaha tubwira iby'urukundo. Urwo rukundo rero twebwe ni urukundo twahawe tugomba guha abandi bantu, ni urukundo Imana yaduhaye, kuko muri Bibiliya hari abantu bavuga ko ngo ikiruta byose dukundane urukundo, kuko ari rwo rutwikira ibyaha byinshi. Dukundane urukundo rwinshi kuko ari rwo rutwikira ibyaha byinshi. Rero muri uku kubura umwanya nari ndimo mvuga, birasaba ko mu gihe uzaba uri mu kazi kawe ka buri munsi, ahantu hose uzaba uri ha buri munsi, uzajya wicara mu mutima wawe wicaranye n'Imana. Yesu Kristo akagusohoka mu kanwa uko bwije uko bukeye. Umuntu ukugezeho aho kugira ngo mumare iminota 5 muganira ibindi bintu, gerageza umwumve, ariko ugerageze no kumwumvisha uwo wamenye.
gerageza umwumve, ugerageze no gukora misiyo wahawe yo kuvuga. Yesu yavuze ngo mugende mwamamaze. None bazamumenya gute tutamwamamaza? Uragenda ugasanga, urugero nkanjye, urumva nkiri mu gihugu nitwaga Rasta, ari mfite imisatsi igera hano, noneho ugasanga twebwe abantu twitwa ngo turi abarasta dufite amahane, n'ababura n'abantu babandi tubona b'ibyaha bagira amahane. noneho nkayenya nkavuga ati genda Rasta, mu mahane yacu ntabwo ibi byemewe, ibi byemewe. Ese abantu ba Kristo nibo bantu tudakwiriye kugira amahane? Atwe aba Kristo gute tutagira amahane? Ibisambo bigira amahane yo kwiba, abarozi nuko, abantu babandi bangwa navuga ko bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka bagira amahame bagenderaho. None twebwe dukora ibikundwa n'amaso y'Uwiteka nta mahame dufite. Icyo kintu mba numva nyine gikwiriye ko buri wese ntabwo azakigisha undi. Hari ijwi ritubamo, ntabwo uri mpaka ngo wumvire jyewe, ngo wumvire umushumba. Hari ijwi we kubamo rikubwira ngo kora iki, nta kibazo, irindi kukubwira ngo icyo kireke. Noneho rero ukuntu buriya Satani ajya akora mu bintu twebwe tubona ko atanakoze, nigeze gushima ariko icyumweru mbabwira ukuntu nabyutse nkumva sinshaka kuza ku rusengero, nkumva nasengera mu rugo, nyine nkumva nyine nasengera mu rugo, ariko ijwi rikambwira ngo nimba, ubwo natinyaga bano bagabo, ngo nimba Imana yarandinze iminsi ihwanye n'imyaka mfite, ni gute itandinda uwo munsi ngiye ku rusengero? Icyo kibazo nari ndi gukaraba numva ni ikibazo koko. Ntekereza iminsi yose yandinze, nibaza ukuntu yandekura umunsi umwe, nibwo nahise nza gusenga. Rero ikintu ngira ngo dutekerezeho cyane, dushyireho n'umutima. Hari ijwi rijya ritubwira ngo ibi ni ibi, hari irindi ritubwira ngo nta kibazo. Nyine uko hari ikintu dukora tukumva ko ari amahitamo yacu. Satani naza kandi bakangubita hasi, nzahamagara abapasiteri, mpamagare n'abandi muze mu nsengero, tuzamurwanya agenda. Ariko niba ari ibintu bibaye bimeze nk'ari amahitamo yanjye, ntabwo nzigera mbahamagara kuko ndumva ko ari njye wabihisemo. Urumva icyo gitondo nashakaga kuza gusenga, ariko umutima ukambwira ati wisinzirire, urasengera mu rugo rurore ufite abapasiteri n'abakoresha Bibiliya. Nuko nguko Satani yinjira mu muntu, ukumva ko nawe hari ibintu ushoboye, ukumva ko abapasiteri ibintu bari kwigisha sibyo muri Bibiliya, nanjye ntabishobora, nahise njye sinsoma Bibiliya, nanjye ndi umuntu w'Imana. Mu by'ukuri ikintu naje kubona, Satani afite tekinike twebwe tutabasha. Niyo mpamvu mu Befeso bavuga ngo twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Siko Imana yavuze ibyo bintu ngo tuzambare zose, nta na kimwe isize. Nuko izi neza ko ibyo duhanganye nabyo biturusha imbaraga, nta maraso biva, twe twambaye inyama n'amaraso. Rero muri twa tuntu dutoya tubona aya ni amahitamo yanjye, ukumva nyine nta kintu bitwaye, aho niwo mutego wa Satani uri. Aho uzareba umuntu waguye hasi bavuga ngo aguye igicuri, iyo haje umuntu akamusengera birakira, ariko kandi wihitiyemo ntabwo uzahamagara pasiteri. Ibyo uzumva ko ari amahitamo yawe, ariko uwo nguwo ni Satani uza mu tuntu duto aguca intege. Ejo ntiwagiye cyo koze kuva nageramo hano nasibye kabiri kuza guterana, ariko ni nagiye gusura umuntu wanzanyemo hano muri iteraniro, hano muri ikeke niyo nagiye gusura. Ubwo nari maze igihe namubona nkamuhamagara kubwo ahantu mba, Pasiteri Claude nabimubwiyeho, nasabye Imana nsaba n'uwo muntu kuza guterana kuwa kane, byari bimaze nk'ukwezi cyangwa abiri ataranga umwanya. Rero uyu munsi kuba nabonye uyu mwanya, bakaba banampaye n'umwanya ngo mpagare hano, ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi n'Imana nayo ubwayo yakoze kuba yumvishe ugusaba kwanjye. Umuntu tubana akavuga ati jya gusenga. Ubundi yampaye ku cyumweru, arambwira ati umurimo uzakora mbere yo kujya gusenga ku cyumweru, amaboko yawe ibyo azakora byose Imana ntizabihe umugisha. Ku cyumweru byo yarabinyemereye, ariko kuwa kane ni ibindi. Ubwo kuri icyo rero cy'uyu mwanya, ndumva buri wese nta kintu wakerwa amubwiraho kinini. Buri wese nishakemo umwanya, umuntu begeranye, umuntu bavugana. Ariko si tujya twibukiranya kuntu, ngiye nta kintu uvuge gishyashya, ni ibintu turi kwibukiranya. Tujya twibukiranya kuntu Yesu yavuze ati nimuramuka mugize ipfunwe mu bantu kumvuga, nanjye nzagira ipfunwe kwa Data kubavuga. None si uyu munsi niba dufite ipfunwe, mbese wa muntu umeze nk'aho adashobotse. Ariko mu by'ukuri none nituramuka koko dukuriye ubwami bw'ijuru tukabuhabwa, ariko tukagera muri ba bantu turi ku murongo dutegereje guhabwa ibihembo twakoreye, Yesu akajya yirorera ku ruhande kuko twagize ipfunwe natwe, agatinya kuvuga ati uwo nguwo ndamuzi,
uwo yavuze ibyawe data dore n'uwawe, bizagenda bite? Ibyo bintu bizaba ikibazo. Rero ikintu nagira ngo kano kanya twimike mu mitima yacu, twimuremo kubona umuntu mu yindi shusho, ahubwo twimikemo kumubona mu ishusho natwe turimo. Uko rero ukuntu bizakorwa, wowe ntabwo ari mpaka ngo ujye kwemeza umuntu ntabwo wamwemeza gukunda, ntabwo bishoboka. wowe mubwire iby'ubwami, iby'umutima utaguciraho mu rubanza, kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa ari imitima yabo idacira urubanza. Rero wowe nuramukuje ukanyegera ukambwira uti rero muri Bibiliya havuga uku n'uku, nkagucira urubanza ahubwo ati umuntu yarasaze, ubwo busazi bwawe n'ubwawe n'Imana yawe izi kizaguhembera. Ariko byose wambwiye ntabwo bizasigara. Uziko n'abana abantu twumva ngo baririmba zino ndirimbo batukana n'iki, uziko hari ukuntu bajya banyuzamo ugasanga batanzemo na message irimo hano muri Bibiliya, ugasanga hari n'indirimbo irimo ivuga akagera ahantu wenda yavugaga ibindi bintu ariko ugasangamo message iri muri Bibiliya. Kuko hari nk'umuhanzi w'iwacu aravuze ngo byuka usenge utarasengerwa, byuka usenge utarasengerwa. Nyine wowe mu gihe ugihumeka byuka wisengere, numara gupfa nibwo tuzagusengera. Rero byuka usenge mu gihe kugira ngo utazasengera. Uyu munsi umwanya dufite umwanya mwinshi tukagira n'uwo gupfa ubusa, ariko mu by'ukuri igihe cyo ntabwo gihagaze. Rimwe na rimwe zumva wenda nko ku binyamakuru cyangwa se nko ku mateleviziyo bavuga ngo imperuka, abantu wenda bavuga ijambo ry'Imana benshi imperuka, ariko iyo dukurikiranye ibimenyetso birahari byinshi, ariko batubwira ku Bibiliya tubwira ko ibyo atari byo bizatuma imperuka ihera ko izi, ntabwo ari byo bizatuma ihera ko izi, ariko ibyo bimenyetso twatangiye kujya tubibona, inzara, intambara, indwara, byinshi. Nagira ngo twifashishe igitabo cya Yeremiya 34:17. Yeremiya 34:17. Gusa icyo mbona ni uko Uwiteka azatugirira neza mu gihe tukibihagazemo, kuko bivuga ngo ikibazo ntabwo ari Imana, ahubwo ikibazo ni twebwe, ari byo umukozi w'Imana waza tubwira. Bivuga ngo icyo dusabwa nacyo ni twebwe, ikibazo ni twe ariko n'igisabwa ni twe. Bivuga ngo rero njyewe mu myumvire yanjye navuga ko wenda itari hejuru n'imikeya, icyo nemeranya n'umutimanama wanjye, nemeranya n'umutimanama wanjye ko dufitanye ibihango bibiri n'Imana, ari byo ibi: kwemera, guhakana. Bivuga ngo uyu munsi ikintu uzaba wowe ubwawe utemeye n'umutima wawe, ntabwo icyo kintu uzagikora. Kandi nanone ikintu uzaba wahakanye n'umutima wawe, icyo kintu nta cyaha kizakubarwaho, kuko nubwo wabikoreshwa ku gahato wowe utabyemeye, icyo ntabwo kizaba ari icyaha. Kuko mu by'ukuri iyo turimo tuvuga ngo antikristo, turimo tuvuga abantu bakora Satani, sinzi nimba ari umuntu yigeze kujya kwivuza mu Kinyarwanda. Njyewe nagiyeyo, wenda nzabaha ubuhamya igihe cyabyo nikigera, nagiyeyo. Impamvu rimwe na rimwe ujya ubona abantu bashirirayo, ntabwo Imana yabuze imbaraga, Imana ntabwo yigeze ibura imbaraga zikora, ahubwo ikibazo ni kimwe, twe ari natwe gisubizo. Impamvu ikibazo ari twe ari natwe gisubizo ni uko uyu munsi usanga abo bantu bakora ibi babikora bashishikaye, ariko twebwe twitwa ngo dukora ibyiza, tugashaka kujya mu buriri ngo dusinzire, Imana ngo turashaka ngo amazu n'amamodoka, ngo turashaka imigisha ituruka ku Mana. Ninde muntu wagiye kuguza muri banki atabanje kubikamo? Ninde muntu banki yagurije atarigeze atanga ingwate? Nese ninde Imana nta kintu dusaba na kimwe cyo kugwatira, ari ugusenga gusa no kureka. Rero icyo gihango ndimo mbabwira cyo kwemera no kureka, nicyo cyonyine habe ku Mana. Twigishwa ko ari ukwemera ikajya mu mutima wacu ikawubamo, noneho ari n'icyo cyo kureka, ni ukureka za kamere mbi, ni ukureka bya bindi nyine bimwe tuba twiyumvamo. Ntabwo najya kuvuga ngo ibi n'ibi, ariko ni ukureka bya bindi Imana itemera. Ariko nimba hari ukuntu uyu munsi ushobora kumva umutima wawe tuvuganye dusa naho dukabukanyeho, ariko ukumva umutima wawe bigiye kure,
mu by'ukuri ntabwo satani azakoresha ibiti n'amabuye, nta nubwo azanyura mu mamodoka cyangwa ibindi bintu, azanyura muri jye. None se imana dusenga, ninde muntu wigeze usenga imana ikamanura ayo mazu imana itanga, ikamanura amamodoka itanga, ikamanura ibyo byose, cyo koza umugisha andire gituza ku muntu. Ariko ibindi byose twifashisha muri muzi bituruka ku bandi bantu nanone bahawe umwuka w'Imana, Imana ikabaha n'ibyo bafashisha abandi bantu bene wabo. Rero natwe ikintu dusabwa ni icyo, turasabwa kubanza kureka za kamere zose, twa tuntu twose tumwe tubona ko ari duto duto, turiya duto duto nitwo tubi, kuko uyu munsi impamvu nitwo tubi, nshobora kumva mfite nk'akantu k'agashyari nkumva ati ni akantu kari aho, ariko uyu munsi nimbona hari abantu barwana, nzabona ko bari kurwana kuko ari ikintu gifatika. Ariko se mu by'ukuri kurwana bikora amasengesho akuraho kurwana? Ubundi satani hari uburyo bwo kumurwanya, ariko icyaha nta kuntu na kimwe wakirwanya. Icyaha rero ukuntu ushobora kukirwanya ni kumwe, bivuga ngo satani ni ugushikama ugasenga ukizera Imana ko iri kumwe nawe. Noneho rero icyaha rero ukuntu cyo wakirwanya ni amaguru, ukizwa n'amaguru. Ntabwo wabona abantu barwana ngo usenge ngo Mana ngo ifashe abantu bahite bahagarika, reka ibyo by'ibyaha birabihunga, kuko Bibiliya yakubwira ngo nimba urimo ugenda mu mayira ngo ntukagende urangaguzwa. Kurangaguzwa nawe nta kundi, ni ukugenda ureba inzira zose, ureba abambaye abatambaye, ureba mu by'ukuri uko niko kurangaguzwa. Ati kandi ntukajye muri bwa buyira bwiherereye buri mu nkengero z'umujyi, hano ugenda ugahahura na bya bindi bibi byose. Hari mbere yuko dukomeza tujya ku cya gatatu, nifuzaga ko hari indirimbo ngira ngo ni mu gitabo cya kabiri, ni indirimbo ya 4 ivuga ngo niboneye urukundo rw'Imana. Mu by'ukuri nagira ngo mumfashe turirimbe igitero cya 2 cyonyine, urukundo rw'Imana. Ndi imbere yawe, mbere yawe nd'umwana muto, icyo nkwiriye mu gufashwa rwose, mu bintu byose, mu kubaho kwanjye, mu gihe ngeragezwa muri iyi si, komeza kandi singendeye nyine, umbe hafi muri rugendo rwanjye. Bavandimwe, ikintu nabifuriza nuko Imana yatuba hafi muri urugendo turimo, ntabwo rworoshye. Gusa nanone tugeze ku cya gatatu, abakristo dufite ubwoba. Abantu ba Kristo ubwoba turabufite. Ubwoba ni ubwiki? Navuga ngo dufite ukwizera, mumbabarire bafite ukwizera guhagije, ariko navuga ngo dufite ukwizera guke, kuko urugero yego urugero rwumvikana, umuntu wagujije amafaranga ni uri mu byumba, cyangwa wakiriye undi muntu mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ubwoba dufite, uyu munsi uramutse uvuye mu rugo ukajya kuguza amafaranga, cyangwa se ukampamagara cyangwa ugahamagara undi nshuti yawe uti ndashaka ko nguriza amafaranga, uvuga ati ngwino nyaguye, ukava mu rugo ukagenda wagera aho ari ukamubwira uti narinje ngo umpe amafaranga. Uramutse usanze yapfushije, aba ari umuntu, aba ari itungo, cyangwa se n'imodoka, cyangwa na wenda na moto, mu by'ukuri afite icyo kibazo cyo gupfusha ikintu cye, yaba akikugurije cyangwa wowe waba ukimugurije. None niba uyu munsi Imana idapfusha, tuyiburira icyizere cyo kuyisaba ibyo dushaka cyangwa ibyo dukeneye, ahubwo icyizere tukagihereza abana b'abantu bashobora guhura n'ibyago muri cya gihe bari bagiye gukemura ibibazo byawe, uri kumva tudafite ukwizera guke, ahubwo tukaguha ibintu
kuko hari umuririmbyi yavuze ngo vana amaso ku bantu n'ibintu uyahanga Imana rurema, ngo kenyera ushikane kigabo ngo uyikorere wivuye inyuma, kuko ngo ntawayikoreye wigeze wikorera amaboko, kuko ngo nta n'uwayikoreye ngo akorwe n'isoni. Rero kuri iki cy'ubwoba abakristo dufite ubwoba bwo guhamya Yesu Kristo mu ruhame, dufite ubwoba bwo guhamya Yesu Kristo mu ruhame. Ubwo bwoba rero burenda gusa no muri kino gice cya mbere navuzemo cy'uko abakristo dufite ubumenyi buke. Ubwo bwoba kandi muri biriya byose bivugwamo hari ukuntu bigenda bisobanurwa, wenda nubwo byose ntabisomye, ariko Imana izamfasha wenda nawe nzahagera. Ikintu nifuzaga kugira ngo dusome Matayo 24:5 kugera ku 8 honyine. Matayo 24:5 kugera ku 8. Uko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ngiye Kristo, bazahebya benshi. 6, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'imishyitsi hamwe namwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiro ryo kurokokwa. Imana idufashe. Pastor Mutaricara muri Luka 9:26. Luka 9:26 ari naho gusoreza. Yesu Kristo wanditswe na Luka igice 9:26. Usanga izina rya Yesu. Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, Umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera, ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa Se n'ubw'abamarayika be. Amen. Amen. Rero bene data, mu by'ukuri uyu mwanya mbonye ni umwanya unejeje, kuko naje gusenga mbishaka, ari maze iminsi mbisaba. Rero uyu munsi nimba mbabwira ngo naje mbishaka, nari maze ukwezi mbisaba simbihabwe, mu by'ukuri bishoboka kumvikana ko ari nk'akantu gatoya, ariko gihe nakuwe mu gikombe aho narindi. Rero uyu munsi iyo ndebye ari wa n'umuririmbyi yavuze ngo iyo nsubije amaso inyuma ngo nsanga ndi kure cyane y'aho natangiriye. Rero mu by'ukuri nanjye ndi kure cyane y'aho natangiriye. Ikintu nababwira, tujye ku mavi yombi, kuko twe turi abasirikare barwanisha amavi yombi, ijambo ku mutima, turwanisha amavi yombi, nicyo cyonyine dufite. Ibindi tubigereke Imana, ariko Imana ntituyereke ngo Mana ngo inkweto ngo yacitse, ibyo ni ugukora cyane. Ahubwo Imana tuyereke bimwe tutabasha kwikorera. Hari ibyo tubasha gukora twe ubwacu, none ikibazo niyo mpamvu tutanasubizwa neza. Imana tuyisaba ibintu tubasha kwikorera, ariko hari ibyo tutabasha gukora, kuko Imana yaravuze ngo nzaha umugisha umurimo w'amaboko yawe. Mu by'ukuri uyu munsi nuramuka ugize ikintu ushyiraho amaboko, wowe wishaka ngo gihite gitumbagira, wishaka ngo wowe ugisabira umugisha, none urebe ko Imana idaha umugisha umurimo w'amaboko yawe, kuko yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, ntabwo izagiha undi. Rero ndabashimira kuba mwampaye uyu mwanya, abakozi b'Imana, nanasaba ngo uko Imana izajya inshoboza, cyangwa se namwe mwateranye mujye mucishamo akanya muvuge muti abatabashije kugera hano kubw'impamvu izo arizo zose izi nabo Imana igira uko ibavugira babohoke, nabo baze mu nzu yayo. Kuko nkanjye mfite inzira yo kuzamo bidaturutse mu kazi ndimo, njye najya nza gusenga kuwa 4, kuwa 6, ku cyumweru, bari nk'iminsi 3 mu cyumweru, kuko njyewe mfite intego nihaye yo kuvuga ngo nzajya niyiriza iminsi 3 mu cyumweru, siba icyumweru kimwe niyiriza iminsi 3, siba ikindi niyiriza. Uko kwiriza rero inshuro nyinshi nta nubwo njya nanigarukaho. Umuntu igeze kumbwira ngo ni musengere ari mu kazi asaba konje, mu by'ukuri numvaga mfite icyizere cy'uko iyo konje bayimuha, kandi naramusengeye kuko numva mfite icyizere ko bayimuhaye. Noneho kugira ngo nanabibone ko bayimuhaye, Imana yampaye yerekwa, mbona turi kumwe tuhagaze ahantu nko mu kigo cy'amashuri, mbona abandi bari gushaka ibyangombwa byo gutaha, we yihagarara, mbona ko ameze nk'uwabibonye. Muhamagaye mwohereje rikode, arambwira ati namaze kudepoza, hari abagiye bazaza bakansimbura ku murimo wanjye, nanjye nkahita ngenda.
haciyemo iminsi mike arampamagara ati ndi mu rugo. Ubwo rero mpita mvuga ati icyubahiro ni cy'Uwiteka Imana. Sawa, murakoze, Imana ibahe umugisha.